Bakunzi ba Homemade Rwanda turabashuje. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Ugikanda kuri subscribe no kuri ako kantu kameze nk'inzogera warucukubiri no kubura ibiganiro byiza nk'ibingibi tubagezaho. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse kuri food processing. Ni wa mwanya twahariye abakunzi bacu ukubigisha ibyo wakwikorera uri mu rugo bijyanye n'ibyo kunywa cyangwa kurya. Nubwo tujya tubagezaho n'ibijyanye n'amakosmetike cyangwa se n'ibijyanye n'isuku, amasabune, amashampo, amapre shampoo, ngira ngo ni programme ebyiri abantu benshi batakwitiranya tubagezeho kuri Homemade Rwanda. Iya mbere food processing, ibijyanye n'ibyo kunywa, ibyo kurya. Iya kabiri ni ijyanye na cosmetic product cyangwa se ibijyanye n'isuku, amasabune, amashampo, amapre shampoo, za eau de javel n'ibindi bitandukanye. Tubibutse ko twabigishije ibintu byinshi bitandukanye bijyanye na food processing hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2024. Twabagejejeho uko wakwenga ikigage, ariko bamwe mu nshuti zacu za Homemade Rwanda badusabye ko twakwenga ubushera, kugira ngo ni ikinyobwa cy'ikivandimwe cy'ikigage twabigishije. Rero tubibutse ko twabigishije gukora bombo, tubibutse ko twabigishije guteka urusenda, tubibutse ko twabigishije gukora vitamine z'umusatsi n'ibindi bitandukanye. Rero ntabwo turi butinde, ngira ngo hashize hafi imyaka 2 irenga amezi make tubigishije kwenga ikigage. Kuri uyu munsi wa none rero n'ubundi twagarutse kuri drinks cyangwa se ibijyanye no kunywa. Tugiye kwengera hamwe ubushera. Nkuko twabivugaga hejuru, ni ikinyobwa cy'ikivandimwe kijyanye n'ikigage. Murabizi ko kubera amadini abantu benshi ntabwo bakunda ibintu bisembuye, kuko imyemerere n'imyumvire yabo itabibemerera. Ariko nanone iki kinyobwa nubwo ari ikinyobwa kimwe n'abantu bo mu idini runaka batanywa ibintu bisembuye, abantu benshi cyane ababyeyi, abana n'abandi bantu bakunda gukurikiranamo agasukari kaba karimo. Usanga ari ikinyobwa kiryohereye, abantu benshi bakurikiranamo kari agasukari. Mu miryango yacu ababyeyi bamenyeye gusangira n'inshuti n'abavandimwe mu birori bitandukanye. Muri ibi birori rero n'akarusho iyo harimo iki kinyobwa gikozwe mu masaka, ubushera cyangwa se ikigage kidasembuye. Iki kinyobwa n'abashyitsi n'abaturage ni ikimenyetso cy'urukundo, ubumwe n'umuganura. Uyu munsi rero turagutembeza mu rugendo rw'ibanga rwo kwenga ubushera gakondo. Tugiye kureba hamwe uburyo gakondo wakwengamo ubushera cyangwa se ikigage kidasembuye kandi mu buryo gakondo. Icyo kinyobwa cyangwa se icyo kunywa cy'amasaka kizira umusemburo, hari abacyita akamata, agahugu umuco, akandi umuco. Iyo ngeneye ikinyobwa kijyanye n'amasaka, hari umukecuru umaze imyaka, ubu ngubu arimo arasigira imyaka 39 n'imisago. Ndagenda nkamwegera tukakenga, ngo yatangiye kwenga ikigage mu 1987. Kugeza ubu afite imyaka 39 yenga ikigage. Rero ntago iyi video yangoye cyane, kuko ntago yabaye nk'iyo kwenga ikigage. Iyo kwenga ikigage twahereye mu isarura mu itera ry'amasaka n'isarura birakomeza, ariko hano twese dukomezaho, kuko n'ubundi ushaka kumenya uburyo cy'umuntu ategura hinga byose wajya kureba iriya video ijyanye n'ikigage. Turaza kuyipininga munsi y'iyi video kugira ngo umuntu ushaka kureba uburyo cyakwenga ikigage gisembuye agenda yireba. Ariko kuri uyu munsi wa none nagashya ko tugiye kwenga ubushera. Tugiye kujyana n'abantu bo mu idini, ndetse tujyana n'abantu bakunda agasukari mu misusire n'uburyohe bw'amasaka. Rero tudatinze, reka turebe hamwe ibikoresho twifashisha. Murabona ko hano mfite indobo, hagira ibikombe 2 n'isafuriya 2. Ibi ni ibikoresho turi bwifashishe. Aha twakoresheje umuvure n'imyuko 2, ariko wowe wanabisimbuza isafuriya n'utwuko twawe. Kenshi na kenshi umuntu azakoresha umuvure ashaka kwenga ubushera bwinshi cyane. Wowe ushobora gukoresha isafuriya n'imyuko isanzwe, ariko ngiye nifashishije umuvure, nifashisha n'imyuko 2 minini. Ibi ni ukugira ngo bigufashe gukora igikorwa bita kuvugira. Kuvugira ni igihe ufite amazi ashyushye ukagira n'ifu y'amasaka, hanyuma ukugerageza guterateranya ibyo bintu bibiri nk'uko basonga ubugari cyangwa se basonga akawunga. Rero ufite ifu y'amasaka
warangiza ukagira n'amazi ashyushye cyangwa se amazi yaritse, amarike. Iyo ukoze kuvugira birangira ufite ikivuge cyangwa se igikoma. Abana benshi baragikunda cyane. Uzasanga umuntu ari kwenga ikigage ariko amaze kuvugira abana bagatangira kunywa ikivuge cyangwa se cya gikoma kiba cyabonetse, kiba kirimo agasukari nacyo. Hari umuvandimwe wambaje atebya ngo ko turi mu iterambere kuki udakoresha gaze cyangwa amakara ushyushya amazi. Nanjye ndamusubiza nti byose nta kibazo, ariko tujye tugaruka kuri gakondo yacu, twarike dukoresheje amashara, ibishishwa, aricyo video zanjye zirusha abandi ni gakondo yuzuye. Ngomba kubakorera gakondo, ukabona umuvure, ukabona amashara, ukabona ibishishwa, ukabona umwotsi uzamuka, amazi ajya gushya abantu benshi babizi icyuya, mu gihe gaze yo ari amasegonda. Rero tujye tugarura abana kuri gakondo. Iyo wenze ubushera ukenga ikigage, ugomba kubyereka n'abana, ukereka ukuntu ababyeyi ba kera bagukaga barika. Rero video zanjye icyo zirusha abandi si ukwirata, si ukwiyemera, ariko ndabizi ko mba nagarutse gakondo. Niyo mpamvu negereye umubyeyi, kugira ngo benshi barambaje ese umubyeyi mupfana iki. Reka tubikire video y'ubutaha, kuko iki ni igice cya mbere cyo kwenga ubushera. Twabagejeje igice cya mbere cyo kwenga ikigage, ubutaha tuzabagezaho igice cya kabiri. Yaba ari amasaka yo kwenga ubushera, yaba ari amasaka yo kwenga ikigage, byose bitegurwa kimwe. Yego, abarakore banyihanganire, ariko byose bitegurwa kimwe. Rendez-vous kuri video yacu ibanza kugira ngo rero uburyo utegura amasaka mpaka ugeze ku gice cy'amamera basya bagakuramo ifu. Twihuse, reka twarike amazi. Nkuko mubibona ahangaha twaritse amazi, hanyuma hejuru uminjiraho agafu gake kugira ngo amazi abire vuba. Nta gutinda, akimara kubira ni uguhita ushigisha igikoma, ari nacyo ndi bukwereke ukuntu gitara. Ariko nyamuneka iyo uri gushigisha igikoma ufatirana kitarahirimbira, ugahita ufurura cyangwa se gufungura. Ngo ntugomba gutinda ku gikoma cyane ngo kirinde kimara umwanya munini cyane gihirimbire. Ni nko gushya kikarenga. Yego, rero ugomba guhita ufurura, wongeramo amazi akonje, igikoma cyawe kiba kimeze neza kiryoshye, ya sukari itangirika. Igikoma cyo mu masaka kiraryohera. Rero guhirimbira ni igihe gishya kikarenga. Rero ugomba kwirinda ko igikoma gishya kikarenga. Niyo mpamvu ugomba gushigisha, wamara guteranya neza ifu, ubona byarangiye hafi isigaye, ugahita wongeramo utuzi dukonje, byita gufurura. Mwitonde, hano tugeze ku gice cy'ingenzi, ibindi byose biroroshye, ariko igice tugezeho nicyo gikomeye cyane, igice cy'uko batara kamata cyangwa ubushera. Ni igice tujyaho tumaze gushigisha igikoma neza, twanagifuruye ku buryo ari igikoma umuntu anywa, cya gikoma heza umwana akanywa. Yego, hanyuma warangiza rero fata indobo yawe, nguku tugiye gukoresha indobo. Ni igice gikomeye cyane cy'uko batara amata, iyo itaze nabi rwose ntagishya. Reka dufate iyi ndobo yacu nk'uko ariyo tugiye gutaramo, hanyuma tuminjire ifu ku ndiba, hanyuma hakurikirwaho gusukamo igikoma cy'amamera twita ikivuge nk'uko mubireba. Hanyuma tumaze gusukamo iki gikoma, hejuru nanone tuminjiraho ifu. Uteye indobo yawe ukayitereka ahantu hizewe hameze neza nk'uku nguku, warangiza ukongera ukaminjiraho ifu hejuru. Warangiza twafashe indobo tubanzamo ifu hasi, turinzaho igikoma hejuru, hanyuma turongera tuminjiraho ifu hejuru. Turangije, cyangwa se warangiza ugatwikira, warangiza ugatereka ahantu hafite umutekano, ugafubikaho ibyatsi cyangwa se ibindi bintu bituma ubushera bwawe butora agashyuhe. Babyita gufubika cyangwa se gusabika. Igice kiba gikurikiyeho ni ugutegereza umunsi ukurikiye saa sita cyangwa se bukeye bwaho. Ubundi ubushera ubwenga ku mugoroba mu masaa moya, amasaa 12 cyangwa se wenda saa 11. N'ubundi isaha wengeyeho ubushera ni nawe ujya kureba ko ubushera bwahiye. Nimba ari saa moya za nimugoroba, ureba n'ubundi saa moya za mu gitondo. Nimba ari saa 3 za nimugoroba, ureba saa 3 za mu gitondo. Niba ari saa 4, ureba saa 4 za mu gitondo. Ngo isaha wengeyeho nimugoroba ni nayo yiberaho ya mu gitondo.
ngira ngo ibi birasobanutse cyane, kandi ugira n'ikibazo yanyarukira muri komenti akatwandikira. Aha, mwaramutse neza. Nagira ngo rero dufatanye kureba ubushera bwacu ko bwahiye. Ngira ngo aho twari turi kumwe nimugoroba, ni video imwe ikomeza nibitangaze buri umwe, kuko ubu ni mu gitondo, mu gihe cyagiye twengaga ubushera nimugoroba, ni iminsi ibiri ikurikiranye. Bisaba kukirarira. Mwaramutse neza. Ngira ngo turi mu gitondo cya kare nyine ubushera bwabaye ubushera. Yego. Nkuko mubireba rwose, reka dusogongere twumve kandi dushimiye abantu twenganye ubushera nimugoroba. Ngira ngo ubu turi mu gitondo cya kare mu ruturuturu, twakinganye mu saa 12, ubu turi saa 12 za mu gitondo. Ikitonderwa, hari igihe kubera gusabika, kubera gutara nabi, hari igihe ubushera bwawe budatora agashyuhe. Niyo mpamvu ugiye kura kuri ya saa ya mu gitondo usanga kitarashya, kitararyoha. Rero ikintu gikorwa ni kimwe, nta kindi. Mu kuvuga ngo urabizi neza biragorana cyane, kandi guhora upfundura ntabwo ari byo. Rero upfundura rimwe wakumva kitatuye agashyuhe, ukongera ugasabika, ukongera kureba nyuma y'amasaha 3, nyuma y'isa 12 nawe urabyumva, ukongera kureba nyuma y'amasaha 3. Wasanga n'uri kitaratora agashyuhe cyangwa kitarashya, ukongera ugasabika neza, ukaza kureba nawe nyuma y'amasaha 3. Ukwenda guhura ureba nyine, kuko n'ubundi bishobora kugisubiza inyuma kurenza. Ngira ngo aka ni akantu k'ubwenge buri umwe yakwiye kumenya. Niba uzindutse ugasanga ubushera bwawe ntiburashya, ntiburagera ku kigero wifuza, ngera usabike urebe nyuma y'amasaha 3. Yego. Bakunzi wa Homemade Rwanda, reka dusoreze aha. Twiseguye kuba hashize igihe mutarabona video zacu, twisegure kandi kuba twavuze amagambo menshi mu kugira ngo video zacu zirusheho kuryoha. Twashaka gukora video y'iminota mike cyane, ariko ni byiza ko tunaganira, byiza ko tubahereza ido nido kamwe kuri kamwe, kugira ngo umenye neza uburyo ki wakwenga ubushera, kandi neza mu buryo buri professionnel. Kugira ngo ubutaha tuzareba hamwe igice cyacu cy'ukuntu wabukonserva, cyangwa se washyiramo product cyangwa se produit kugira ngo ubushera bwawe, tuzareba ibanga ryo kugira ngo ubushera bwawe cyangwa ikigage wenze kibashe kuramba. Ni video twabijeje guhera kera kugira ngo hashize igihe kirekire. Igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 0782802082. Waba uri hanze y'u Rwanda ukongera ikimenyetso cyo guteranya 550 782802082. Gendikami, benshi banyita King of Kinemaster. Hasta la vista. Tubitse ko dufite ibitabo bitandukanye. Dufite ibitabo bya food processing, dufite ibitabo bya cosmetic. Ibyo byose ukeneye igitabo, buri gitabo ni 10,000. Yaba igitabo cya cosmetic ni 10,000, yaba igitabo cya food processing ni 10,000. Ariko ku muntu bikeneye byombi tugabanya 4,000. Ubwo nuvuga ngo kimwe tukimiye 8,000 n'ikindi 8, kugira ngo abashe gukora draft printing, kuko iki gitabo kiba kiri muri PDF, ntabwo kiba ari igitabo giprintinze, ni igitabo kiri muri PDF. Rero bitwariye rimwe kiba tukigurira 8,000 ikindi 8. Ikindi cyongeraho, tubitse ko dufite atelier nziza yo kubakorera imashini zitandukanye, yaba imashini z'amasaka, yaba imashini ikora amasabune, yaba imashini ikora amashampo, yaba imashini ivanga, imashini ufite. Nubwo wafite imashini idafite imbaraga, waza tukayiguhera imbaraga, tukayongeramo amadinamo. Cyangwa se harimo abantu usanga bafite imashini idashobora gukora umunsi wose. Twebwe rero dufite ubushobozi bwo gukorera imashini ishobora gukora umunsi wose, ikora amasabune, isya amasaka n'ibindi bitandukanye, kandi tukayikora mu cyuma gikomeye cyane cya inox. Irangano benshi bakora muri ibi bintu barabizi. Rero dufite atelier nziza cyane, tugukorera imashini wifuza. Ikindi cyongeraho ni ukuyishyura mu byiciro. Ushaka kwishyura mu byiciro 3 bingahe, uraza tukumvikana. N'ubundi kuri ukeneye imashini, kuri ukeneye igitabo, kwandikiye kuri iyo nimero ureba kuri screen yawe. Ikindi cy'ingenzi nibagiwe, ni uko iyo mashini iyo ubaye utakiyikoresha uyigarura ku ruganda, tukatwayigusubiza twumvikana. Hasta la vista.